Yesu ashimwe cyane bavandimwe inshuti zacu twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Jean Paul Kimanuka niwe mukiri kumwe kuri micro za IERA TV ndetse na Elayo TV. Nkuko rero twabibemereye. Uyu nundi munsi twongeye kunyaruka turavuga tuti reka tubagerera ahantu mu misozi. Hano hantu turi ndagira ngo mbabwire ko nta birometero 2 birimo utaragera kuri Kivurak. Hanyuma bivuze ngo uko byasuko ariko kose turi hafi y'Ikivu neza cyane mu karere ka Rubavu. Twanyarutse ngira ngo murimo murabona kuri kamera zacu umubyeyi wambaye neza cyane mama nukuri wambaye neza. Murakoze. Wambaye neza pepe kandi murimo murabona ari kumwe n'umwana uraho neza yewe mwa gira gutya ati muraho hanyuma rero reka ngire gutya ntatinze nakire uyu mubyeyi atubwira impamvu twamenya amakuru. Hari uburyo tujya tunyaruka murabizi ko abanyamakuru nyine ubundi kumenya amakuru no kuyatara twaratarataye turatatara tumenya neza ko hari umubyeyi ufite ubuhamya. Hanyuma ubwo buhamya tuza kumutemberera turamuganiriza tumusaba kuba yabutambutsa kuri IERA TV ndetse na Elayo TV. Hanyuma bikaza kurangira ubwo buhamya bwe bugize abo bufasha. Burya impamvu Imana itunyuza mu bikomeye mubyeyi no kugira ngo ibyo bikomeye byadusigiye bikomere bya bikomere byacu bizafashe bizabashe kugira abo bifasha. Kuko kenshi mu rugamba mu ntambara tunyuramo siko twese tuzitsinda. Hari abo zitsinda ariko abo zatsinze cyambere bababonye umwanya wo kwihana, icya kabiri abo zitaratsinda bababonye uburyo bwo kugira ngo bakomere. Hanyuma rero reka tukwakire utwibwire mubyeyi witwa ndi. Murakoze cyane ku mazina ya papa na mama. Nitwa Mukambabazi Elena, nkagira nirindi banyitiriraga kera ndi umwana Murekatete. Jya nkunda no guteta cyane. Mbo nkabandi umubyeyi abana 9 nabyaye mu nda yanjye, mfite n'umutware ni pastere. Mbo turabakozi b'Imana ari nge umutware n'abana bacu turimo impano kandi dukunda kuzikoreshereza Imana. Mu yandi magambo uri mama pastere. Yego. Hanyuma rero mama pastere ndimo ndabona wicaranye n'umwana. Bivuze ngo mu bana 9 uyu mwana mwicaranye kuba ari we wahisemo impese ngira urwikekwe cyangwa nkekaketse ko uyu mwana ashobora kuba hari amateka yihariye we yaba afite. Hanyuma rero ufatiraho utuganirize wisanzure. Ndumva ashaka kuguha umwanya ukavuga ukinigura ugahumuriza imitima y'abantu. Yego murakoze cyane. Mbo ndabanza mbabwire aravutse nsanga iwacu arabagatulika ariko mu mikurire yanjye nakundaga kuririmba mu bagatulika, nkunda kuririmba kandi nkumva bindimo narabikundaga cyane ariko mu bihe nk'ibi ngibi nsanga ari impano Imana yampaye kandi igingirira umumaro. Mbo maze kugera nko mu myaka 12 13 Bo abenshi mu muryango bahita baba abahamya Témoin de Jehova. Bo tubabamo ariko ngewe nari ntakabatizwa ariko nkunda gusoma Bibiliya. Mbona abahamya bakundana bakunda ijambo ry'Imana bakunda kubwiriza. Ubwo nyine mbibamo gutyo ariko bigera igihe nza gushaka ntari nabatizwa ariko naho nashakiye mpasanga hari abahamya nkajya nkomeza kujya nkunda kuganira nabo nkajyana nabo kubwiriza nkajya guterana. Ariko muri ibyo bihe mfite ubuhamya nkaba nari narashatse umugabo ari umusirikare adakijijwe, ari indaya, ari umusinzi, ari umunywi w'itabi biteye ubwoba. Mba muri ubwo buzima ariko njya mu bahamya. Igihe kiza kugera ahantu nari ntuye hafi aho hari urusengero rw'abapantekote bakajya bakunda gukora amakonseri. Kwa kundi baririmba n'imiziki, kwa kundi nakundaga kurimba mu bagatulika imiziki irankurura. Ciduka nibonye mu bapantekote
mbo kwa kwibona mu bapantekote nkajya njya kubasura ubwo umugabo wanjye ntarakizwa n'abahamya baza tukigana Bibiliya nuko nyine mba muri ubwo buzima ariko igihe kimwe kiza kugera umugabo wanjye Imana ikajya imuvugaho azaba umushumba azakizwa nkabona bitoroshye kuko abasirikare yabanaga nabo benshi bari abarokore babimbwira nkavuga hane mitwe yabo ubuse bibaho uyu mugabo wasinze wabaye gutyo bazahinduka bishoboke kuko ari igihe najyaga njya kumusura mu kigahana bamukamira ngasanga twamusuye turi nk'abagore 5 bose banditswe ngo twasuye runaka ntago ndavuga izina yego none umunsi umwe biraba umuyobozi waho yarankundaga ushinzwe ibibazo by'abagore ndamubwira ni ngewe radimini ndarushye buri munsi nzajya ngo nje gusaba amafaranga umugabo nsange yayamaze uwo mugabo biramubabaza arangije ukwezi kumwe dukorera karasisi abagore bose baje gusura abagabo ukwezi kwakurikiye uko namubwiye ikibazo mfite ati muze mwese mudusange kuri office abagore twese batujyana kuri foreign tuhageze buri mugore natubwira umugabo yasuye ngiye gutangara nsanga umugabo wanjye twamuhuriyeho turi abagore 4 arasema arangije ambwira ati wi nibi nashakaga atwicaza ahantu nkariya mumbwire mwese mwasuye afande runaka ngwe mugiye kumbwira mupfana iki ndavuga ho barababaza barya indimi ndi mushikiwe ndi mubyarawe ndi mushikiwe none kwihangana kurabura ndatomboka muri kuvuga muri bashikibe ko ngiye ndi wabo kusambu ko nabazi muri bashikibe bahehe arasema arambwira adimina arambwira oya yarashinzwe abagore uwo musirikare yarashinzwe abagore abarambwira ati ceceka mama ceceka ubwo arangije babaza mugabo wanjye tubwire muri aba bagore baraha umugore wawe nuwuhe arya indimi ati umugore wanjye nuye uwo muyobozi w'abamama arangije ahita avuga ati kuva uyu munsi mwandayamo simba shaka hano ubwo icyo mba ndagitsinze arangije ntago nari nagatangira gusenga ariko uguri kumva ko Imana yari ifite ibyiri gutegura kuri nge Imana yari ifite ibyiri gukora izi saha abadamu munaniwe mucitse intege abagabo munaniwe ngo abagore barabananiye muracitse intege birashoboka birahinduka haleluya Imana itugirire neza bijya bihinduka ubwo uwo mupapa ahita anategeka ngo buri kwezi runaka nimukama amafaranga umudamu ataragera hajya mpembwa bakamugenera ariko nahembwa nkavuga nabura yanywera zamitara haleluya ariko kubera ko Yesu yaramfiteho umugambi mbona icyo gikomba arakindengeje n'abasirikare babanaga n'umugabo wanjye bakijijwe mbona aba namusuye bagasenga nkabona baratitiye nkavuga abani babateka mitwe bamara akavuga ngo yamamira dukunda uzakizwa abani mitwe yanyu mwabanje mukabwira afande wanyagakizwa ngo Imana iratubwiye ngo afande azaba umushumba nkavuga ne bya bindi by'abarokore ariko nasanze bihinduka Imana iravuga yamariga kurikirana icyo yavuze ikabisoza ikabishyira ku mugaragaro amen mbo muri ibyo bihe wenda ni Imana yanteguraga bibangombwa nkajya ndahembwa bibangombwa hari intambara zabaye muri Kongo kure umutware baramujyana bamujyanye ariko bamujyana babandi basenga ka groupe yabanaga nabo bose barabahanuzi Imana yababwiye urugamba bagiye kurwana nuko bizagenda nukuri Imana iravuga igasoho ntago ijya yisubiraho Imana itugirire neza baragenda bageze muri Kongo uko bagiye ku rugamba Imana ikababwira uko bari bubigenza haleluya umugabo wanjye yabyumva ati abantu buryo ibintu nibiki yagiye gushiduka ashiduka yabyibonyemo ariko Imana igiye kumurokora imuvana ahantu bajya ku rugamba ngo Imana irababwira ngo afande uyu munsi Imana irakwiyereka mugabo ati akabapinga uruhande rumwe akandi kanya yabatari kumwe nabo akajya gusoma Bibiliya akiba ariko ubwo ndwango nawe Imana yari iri kumutegura muri ubwo buzima yararimo nubwo yari umusambanyi urenze nubwo yari umusinzi urenze yanywaga itabi n'ubu uzamubona iyi minwa ye yari yarahiye ariko izi saha rwose namutangira ubuhamya haleluya ubwo bageze iyo muri Kongo sinzi urugamba bageho Imana iravuga ngo iri bumwiyereke iramwiyereka ko ngo bararwana birakomera barangije ntumbazi ibyamubayeho bamubura nk'iminsi 3
bamubuze nk'iminsi 3 igihe bamuboneye bamujyana mu kivera ngo Imana irababwira ngo mwongere mu musengera iminsi 3 ya minsi 3 barasenga bari kumwe nawe yarazimiye atavuga ngo mbese ameze nk'igiti numbaza ibyari byamubayeho iminsi 3 ishize agiye kuzazamuka azazamuka ari kuvuga indimi arazivuga arangije nyine ubwo afite iby'Imana yamubwiye kuva icyo gihe asezerera inzoga ubwo naho muri Kongo bari barajya mbwira ngo nari mfite ngo akagore ngo kareshe gutya ngo nasize ngo ngateye rukumva ko yari yararenze mbo kora ko Yesu rero iyo yarangije gushyira ikimenyetso ku muntu burya ajya arinda cya kimenyetso mfite ijambo ry'Imana nzababwira ukuntu turi ikimenyetso cy'Imana mu bihe turimo tukirinde kugira ngo marayika murimbuzi nazenguruka azasanga ikimenyetso cy'Imana kikituriho ubwo umutware wanjye barakijijwe Imana ishimwe n'ubuhamya burebure nzabukomereza hejo reka rero dukomeze bivuze ngo reka ntambutse ubuhamya nani ntambutse ubutumwa si ubuhamya abantu bazajye bitonda cyane benshi tuvuga twitwa barokore iyo tubonye abasinze bari mu nzoga abasambanye umubare munini usanga bacira imanza bene bari abantu bakanabahindura ibivume bavuga yuko Imana itabakunda itanabazi ariko reka mbwira abantu ngo ibyo bigomba guhinduka iyo mitekerereze ni imitekerereze ipfuye Bibiri iravuga ngo nuhagaze yirinda atagwa kandi ngo abantu bibuke ku wa mbere azaba wa nyuma n'uwa nyuma akaba wa mbere igisambo ku musaraba nta mirimo cyari cyarakoze cyari igipagani rwimbi ariko kivuga ijambo rimwe ryatumye Yesu ahita akibwira ati kubera iyo mpamvu paradizo ni yawe ndayikwemereye abantu mwitonde wowe utekereza yuko uyu munsi ari wowe uriho ari wowe wemerwa n'Imana itondejo Imana ntizabikwemera izaba yemera uriye Imana ihabwa icyubahiro ko yemeye uwo mwatekerezaga ko ari ruharwa bikarangira imuzamuriye mu ndimi amen amen nyine uko bivuze ntabwo twari dukwiye kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo mbese ucira mwene se urubanza urinde yego birakwiye ko ndeba ibyanjye nawe ukareba ibyawe noneho nimba mfashe umwanya wo kureba ku byawe ngira umwete wo kugira ngo niba ari bibi mbikuvanemo niba ari byiza nkwigireho mama Kado reka nkubwire gatoya rimwe na rimwe aba bantu banafatwa nk'abo gupfa bakanahabwa akato bakanahezwa uhereye kubashumba no kumanura iyo wakoze icyaha bakubona nk'igicibwa ndetse bamwe na bamwe bakanagutenga bakanavuga yuko banakwirukanye no mu rusengero bakaguhindura icyohe ariko Paulo wakurikirana ugasanga siko yabivuze kabiri iyo Imana yarakariraga Abisiraheli kubera amakosa yabo umugabo witwaga Mose nubwo ari we wabaga yabaye wa mbere mu kuvuga ati dore Mana abantu bawe aho bageze iyo Imana yavugaga ngo reka mbahane Mose yaravugaga ngo bahane yaravugaga ngo Mana agira gute babagire abantu babuze kuba abanyembabazi kubera igomwa ry'abantu no kwishakira ibindi bintu ugasanga baciraho iteka abandi ariko bigomba kugira gute guhinduka kuko impamvu bigomba guhinduka hari ijambo ry'Imana nasomye mu itangiro rijya rinezeza cyane Imana yaremye ibi byose tureba itegekesha umunwa ariko igeze kuri njyewe Murekatete kuri Helena igeze kuri Jean Paul igeze kuri Agape irabanza iritonda yakoresheje intoki zayo ibi bintu byambiye agaciro cyane ifata ubutaka n'intoki zayo itoba utwondo n'amazi n'intoki zayo yakoresheje ubwenge bwinshi Jean Paul irabumbabumba forme Jean Paul nuko n'uruhanga rwiza n'urukara nuko buri muntu mwisura ye irangije ikiri kibumbano hariya turi umurimo w'amaboko y'Imana nicyo nshaka kubabwira kandi burya n'uwo musambanyi n'umurimo w'amaboko y'Imana ntago Imana yakemera ngo apfe ubusa haleluya tugiye ku nkuru za Yona yaratumwe arakwepa n'igihe Imana imweretse ikimenyetso ngo genda ageze hakurya abonye abantu bakize ayiwewe arababara Imana izuba riramwica ngo ajya kwihisha ahantu ayo makuru murayazi agiye kubona akanya gato kakayuzi kararabya arababara Imana iramubwira none kuba baye urwo ruyuzi utarumejeje ukaba utari kubabazwa n'abantu niremeye
niyo mpamvu rero nibihinduke bigomba guhinduka bantu b'Imana nibihinduke isi yose nibihinduke tureke gucira abantu imanza nitubona bari mu bibi huko gira ishyaka nanjye ngira ishyaka twongere tubabwire ubutumwa bwiza kandi nitubibabwira tubikunze bakongera bagakunda Imana nukuri ibintu birahinduka icyo gihe nari mufite waramurebaga mbese utabizi ntumenye ko afite ikibazo ubwo ninjye wari ubizi bakuru be mutware wenda n'imiryango yanjye mbo bazana abazungu bari bavuye Denmark mbo baraza bamaze amezi 2 birwa biga ku buzima bwa Agape buri munsi ubwo buri muzungu yabaga afite ikintu ari buze kwirwa akorera controle ku buzima bw'umwana wanjye mbo nahahuriye n'ababyeyi benshi duhuje ikibazo bakatujyana mu masikanere tukavamo ibisubizo bikaza ngo na negative bakatwohereza indera ngo wenda n'ibibazo byo mu mutwe wageraho bagasanga nta kibazo ariko muri icyo gihe narasengaga mbo mu misengere yanjye nabaga mu by'Imana ntabirimo ntega amatwi cyane nari umuntu ukunda gucuruza nshaka amafaranga nayo amafaranga nshaka sinyabona nkacuruza kandi nkabona ko ndi gucuruza kurya nkarya ariko kwambara oya kumva ngo nabikije ndagira ikindi gikorwa nkora ntacyo yego ariko ubwo nari ndi kwikose ntari namenya ko ndi kwikose mbo ubwo muri icyo gihe cya Agape natakaje amafaranga menshi bigera n'ibintu byo mu nzu ndabigurisha nari ndi mu burangazi ntaramenya ngo wenda mu gihe ndimo Imana iranshaka nikorere cyangwa nari nkiri mu bujiji Jean Paul mbo ndibuka umunsi bansezereye abaganga baranyicaza bo bazana bo kunsemurira babazungu 3 bose baraza bati mama Agape wihangane barampumuriza ndavuga wirushya basanze umwana wanjye afite kansere nibiki ngo yango humura ikintu cyaje kuntungura Jean Paul barambwira ngo umwana wawe nta ndwara nimwe afite ahubwo turagusezereye taha ndarira nareba ukuntu ameze ndabasubundaga Igisenyi ndavuga iki biranyobera hahandi no muri kariti kubera uburyo bamubonaga bajyaga bavuga ngo namutanze ikuzimu ngo yango buriya ngo birabirwa basenga ngo by'abarokore ngo nukubandwa ngo buriya ngo yamutanze ndavuga Mana koko basi mbabarira wubahisha izina ryawe bigera igihe bavuga abantu bakajya ngo reka turebe ibyo basenga ngo buriya mwana ngo napfa ngo tuzaba tumenye ko basenga basenga abadayimoni amadini yose ariho avuga yuko asenga Imana ndetse amadini amwe namwe cyangwa se menshi anahurira no kuri Bibiliya imwe ariko buri dini ryose bikagira uburyo rifata Imana hamwe ushobora no gutekereza ko Imana ari nyinshi atari imwe utigewe narindi mu bahamya ba Yehova ariko n'ibintu bigendanye no gusenga tumunda gusoma ijambo ry'Imana ariko ibintu bigendanye no gusenga nabihaye n'umwanya muke ese byaba ari byo byaguteye kuva mu bahamya ba Yehova ko nabo basenga Imana mbo ikintu wenda cyatumye mva mu bahamya ba Yehova mbo umutware wanjye yavuye kure arakizwa kandi mu barokore yasengeragamo nabonye impinduka nyinshi mbo nakwa kundi najyaga musura basenga bahanurana ibintu ntarimenyereye ariko ibyinshi nagiye mbibona ndavuga burya birashoboka ko hari uburyo abantu basenga bakavugana n'Imana ikababwira kandi byibabwiye bikaba kandi koko naje gusanga ariko bimeze okay nuko ndabyumvise mu yandi magambo mu barokore wakurikiye Imana ivuga yamari gashira ku mugaragara ibyo yavuze Imana ihabwa icyubahiro hanyuma reka dutanga ubutumwa abantu bahindure gahunda bihinduke hanyuma abantu bashaka Imana ivuga kandi Imana ikora hanyuma rero waruvuze uti hari abamama naje kugira ntya b'inshuti zanjye twasenganaga ndabegera bivuze ngo warugikomeje kutubwira iby'umwana yego nari nkibabwira iby'umwana ubwo nyine narabegeye nibo bari inshuti zanjye mbo ari nk'ababyeyi banjye ndagenda mbabwiza ukuri ndababwira rero navuye kwa muganga ya mezi yose maze mwarakoze mwitaye ku bana banjye
none mbabwiza ukuri bambwiye ko umwana nta burwayi mbo hakaba harimo umubyeyi umwe nakundaga yari na president w'abamama mu itorero arangije ati rero mwana wanjye nibihinduke dushaka imana bitandukanye nuko twayishakaga ntuzi kwiyiriza ariko igakwiyiriza tumenye ngo imana iri gushaka iki kuri wowe arangije itavuga ngo ubu dupange dufate gahunda uyu mwana tuzamusamukana umusozi bita Muhungwe ubwa mbere nari ntereye umusozi ndamubwira none uyu mwana nzamugezayo tuzamugutwaza njya nibuka bamerekeje ari abamama 4 bo turagenda turatega duterera wa musozi ariko mbere yuko tuwuterera mu ntangiro zaho twarageze tuhasanga abakozi b'Imana bahantu bitima hoko bo muri ADPR bakitubona baruzuzwa ubwo niko ndi kubakanura amaso ndi kubareba ariko nkumva mfite amatsiko kugira numve ko baragira icyo bambwira kuri Agape Imana ko wavuze kuri ku mutware wanjye bikaba basimbabarira niba hari icyo nakoze ukimbwira ariko nshaka ngo umwana wanjye abe muzima izina ryawe ryere gutukwa ngo turi imandwa mbo barangije barasenga mu bantu bose baraza badukuraho turi abantu babiri baba bafashe umuhungu umwe njya nibuka barambwiye ngo papa we ni pasteur muri ADPR n'itorero bararimbwiye nako umudugudu basengeragaho nanjye ijambo rya mbere barambwiye mama uje gusenga uzanywe n'agahinda ariko wavuje umwana sibyo bikuzamuye umusozi wavuje umwana abahanga barananiwe kubera ko wishingikirije ku Mana reka tukubwire Imana iratubwiye ngo tukubwire ngo umwana wawe yazize uburangazi bwawe ni wowe wazize babisubiramo kenshi kubera ubwoba nikubita hasi ndavuga Mana we wabona koko naragiye mu barokore ko kari imandwa nkaba narahubutse nkaba nararangaye ibiri bikibimbaye noneho hantu ndi n'ubwoba n'amarira menshi barambwira ngo yango haguruka ngibyo uri kwibwira siko bimeze Imana itubwiye ngo ugiye guterera uyu musozi uzamuke wihanumara amazi Imana irakubwira icyo umwana wawe yazize ndavuga kwihana nkamara amazi ni ibyo gusa umwana wanjye agakira ndaje mbibereke mbo turazamuka ubwo twazamutse umusozi ari nka saa moya kumva ko twari twazindutse turazamuka uko turi gusenga ubwo nkareba abandi uko bari gusenga nanjye nkishyiramo akabarga ngo Mana uyu munsi nkubone si we hubimbwiye ngo ndakubona ndihambira ndasenga noneho tugeze mu musozi hagati najya kumva nkumva ikintu kiraje ngo pa hahita mbona asa n'umuntu uri nge nyine ngakebaguza nkavuga ngo nibiki bimbayo nkumva ubwo babwici buraje namara ngahita mfata abantu bakambwira ubaye iki nkabwa ariko sinzi ibintu ndi kumva sinzi ibintu ndi kumva akoze Imana bakambwira ngo komeza uzamuka uri gusenga kugeza igihe urabyumvira neza uko turi kuzamuka ne kubera ko ambwiye ngo nimara kubimenya Mana umwana wanjye ari bukire ngasenga koko kandi maramaje nkumva ko noneho ndi kuganira n'Imana bigera igihe tugera ahantu noneho ntangira kuvuga indimi ari ubwa mbere ariko subiye inyuma gatoya umugabo wanjye akimara gukizwa naraje mbatizwa muri ADPR kwa kundi banyibije muri Yorodani sinzi ibyambayeho numva ibintu birankubise n'abapasiteri kumfata birabananira barangije bahita bambwira ngo ufite impano ariko sinabiha agaciro kuko nari mvuye mu bahamya ntazi ibyari byo mbo ubwo turazamuka tugeza ruguru no numva biraje ngo ntangira no kujya ndavuga ariko nkavuga ibintu ntazi nkavuga bakamfata bakantega amatwi byamara kundekura nkongera ngakebaguza bakambaza wumvise iki nkavuga sinzi ibintu ndi kumva kandi biri kuza bikamfata nkumva bimeze nk'ibiri kumfata ukuntu nta kintu uri kumva ni nta kugeza igihe barambwira tuzamuke kugeza igihe uri bwumvire bo tugeze ruguru gatoya ndabizi abantu bazabona wenda ubu buhamya hari abo twazamukanye uwo musozi barabizi neza sindongera sindi bugabanye ntago ndi bugereke kugira wenda ngo nkunde nemeza abantu ko hari Imana ivuga igakora hari Imana igira ubuntu kandi ubuntu bw'Imana bukuriho ntaho wacikira Imana ubibamo ariko umunota wagera ikora rimwe gusa ikakuvanayo kandi ikagukoresha ubushake bwayo turazamuka noneho tubigereye numva nabimenyeye kwa kundi biri kuza noneho nkumva ntabwo Paul ndazamuka ndasenga noneho kwa kundi turi gusenga numva sinzi ikintu kinsunitse ndangije sinahuma ndareba mpita ndeba wa mwana wa pasiteri twazamukanye
wa undi w'umuhungu Jean Paul ngiye kubona mbona ni inzoka turi kumwe nayo noneho nkora ku munwa ni yawe turi kumwe n'inzoka we ndatabaza cyane baraza baramfata baransengera ndatuza barambaza ubonye iki turi kugendana n'inzoka barava rero ongera usenge tuzamuke bwa burangazi bwatumye umwana wa wabuku Imana igiye kubuguhishurira ndavuga ubwo bigezaho bira byashobotse koko nuko turongera turazamuka bigeze none mbona wa mwana wa pasteur ku maboko ku maguru hose nkajya ndambona ni imitwe y'inzoka iri kureba hasi iri kureba hejuru kugira none ndatabaza niwe nini mufature ya mwana Espoir nindi kubona ari inzoka barangije batingaho barongera baransengera ngo ni impuze ndatuza none ngiye kumva numva ngiye ubwanjye ndi kumva ndi kuvuga nti ni mumuvane mikote mureke ibyo nandi kubabwira atari byo numvaza uko byari biri kuza bari muvanamo uzi ikintu cyabaye basanze afite tatuwaje z'inzoka uko kose nabonaga iyo mitwe umutwe w'inzoka ku kaboko ureba hasi ku kandi ureba hasi hano inyuma mu gikanu hejuru no ku maguru ngo ntiyajyaga avanamo ikoti yahoraga bihishe kandi ni umwana wande wa pasteur bo bamaze kwimukuramo barambwira ngo warangije kumenya icyo wazize ngo Imana iratubwiye ngo yaguhaye inka ngo ntiwakamira abana ngo umwana wawe arakize ngo ngaho ugende ukamire bose gutyo gusa uko sinagira n'ikindi mbaza kuko nawe numvishe ngo umwana wanjye arakize sinagira ikindi ndenza none se ukumaramaza ndasenga Jean Paul wa mwana bahita bamuvanamo imyenda basanga nibyo barangira bambwira noneho ongera usenge ndasenga kwa kundi ndi gusenga umwana aratobora avuga ukuntu yagiye ku kivu ahura n'umukobwa amuha impeta amuhaye impeta atashye iwabo arayibura none uwo mukobwa buri gihe ajyaze iwabo aje kumubaza impeta yamara kumubaza impeta yari yarakuye ubwo bamuzamuye umusozi nawe yari yarakuye nyina amenyo y'imbere uwo mukobwa yaje kumubaza impeta akubita nyina ingumi amenyo y'imbere agira ngo ni nyina ni wa mukobwa nyina amenyo avamo ubwo bamuzamukanye umusozi bamufasha agiye kwica mushikiwe arangije atuwo mukobwa abari kumbwira ngo ni muhimpeta nayibura ubwo nyine ni ankoresha ibyo ubwo nshima Imana ndavuga Mana ubwo nkirije umwana n'uwo mwana yavuye ahabohotse Mana ishimwe yavuye aho bimaze kugaragara ndavuga kumbe Mana ushaka ngo nsenge burya ngiye kumaramaza mbese mpava mfashe umwanzuro Jean Paul ndavuga nibyo naracuruje nirukanse muri byinshi nashatse amafaranga narahombye urengera inzu yanjye bagiye kwiteza cyamunara wa Mana we none unkirije n'umwana mvaho mfashe umwanzuro ntiburya ntago ndongera kwivanga n'ibyiza kangende mbe mu rusengero ngenda senga sengera abantu ndebe ko umwana wanjye yazakura akabaho ubwo turasenga wa mwana baramusengera uwo muhungu wa pasteur bamukorera deliverance umuhungu ahava yabohotse ubwo tumanutse turi kumanuka Imana ikomeza kugenda inyereka ibitangaza ni Imana ivuga ni Imana ikora ni Imana iriho nyine irakora iravuga kandi ikivuze ikagikora ntabwo igihinduka noneho ko tumanutse bakambwira ngo mama agapari he hindi hano ngo senga ariko ubwo nabakozi b'Imana babaga babibonye ariko kugira barebe koko muri nge niki ubwo ngasenga najya kumva nkumva wa mwana wa pasteur ngo nimubwire ngo uriya mama mutuye ku mupaka ceceke mbabwire nguze ukuntu noneho bambwiye ngo imodoka ngo muri bugendemo ngo nze kuyikoresha impanuka agahita ceceka wa mwana wa mungu wa pasteur ngo abakozi b'Imana bakaba babivumbuye tugiye gutaha ubwo twatashye intatane ubwo rero maze kuva aho ngaho ndazaniha gahunda yo gusenga nagape nkajya mujyana mu rusengero iminsi yose ibaho tukajya turara mu rusengero ngasenga Imana ikambwira byinshi Imana ikanganiriza hakabigenda njyamye narota ibintu nkabibona bigeze aho ndavuga koko ya Mana iriho ndavuga burya ya Mana iriho ivuga bikaba umva wenda n'abavandimwe banjye ubu buhamya bazabubona hari aho bajyaga bagera bakamabwira bakambwira ngo herengo nubwo nyine ngo musenga ngo muri abapfumu ngo ariko ngo dusengere ngo tubwirire Imana idukorera ibijambo ikabikora ikabikora ubu bose bafite akazi nta wanyiyemeraho yego babonaga bikomeye ngo dusengere kandi niba abandi bahahandi Imana ikabikora hari n'uwo yakoreye ubukwe munzi wanjye Imana irabimubwira yansuye yarangije arakweba irangije Imana imukorera ubukwe ubwo
Agape wanjye ndaza narangije nk'amezi 3 ndara mu rusengero. Muri ayo mezi 3 Agape yari yakize. Amen. Nabonye Imana kwa kundi yambwiye ngo ningende nite ku byayo. Burya hari impano njya nigiramo, njya nkunda abantu, njya ngira n'impu. Izina ryanjye uko nitwa Mukambabazi, ngira imbabazi. Nubwo nyine turi mu isi abantu tuba dufite kamere zitandukanye, ndagerageza. Ubwo najyaga ngira impano, nkumva nafasha abantu kugira Imana inyishimire, nkumva nakita ku mfubyi, nkumva nakita ku bapfakazi kugira Imana igira iki nkorera. Ubwo rero muri ayo mezi 3 Agapa barakize. Ngiye kubona mbona atangiye kujya yigendesha. Ubwo yari yagize imyaka 2 n'amezi 3 aticara. Umwana w'imyaka 2 n'amezi 3 ntabagenda, ariko waramwicazaga wakagenda buhoro buhoro ukabona arahenutse. Kandi ahantu ahenukiye ukaba wahonda n'ikidomoro ntabe yakikanga ngo ubone ngo arikanze. Oya, niba utamutabaye ngo umwegure, ariko usibye ko ntiyanavunikaga kuko wajyaga ufata akakaboko ke ukagahina kakaza kagakora, wakabirindura sure. Hano ntago bigishobotse, ariko karazaga kagakora. Urukumva ko ni ibintu byari biteye ubwoba. Yego, nafashe umwanzuro kujya gusenga, naramaze kwiyakira ko nabyaye debire. Hari n'igihe hari umumama duturanye wigeze kuza navuye kwa muganga nca intege, ngo ariko ngundi ngo mama Irango wirwa wirukanka mukingura senga ngo akemeye ko wabyaye ikimara. Ariko babimbwira nkavuga nti Mana hari icyo wavuze kuri Agape ko azagukorera. Nazamutse umusozi umuvugaho amagambo menshi. Nawe rero wigaragaza. Ubwo rero muri iyo myaka 2 n'amezi 3 nkimara kuva ku musozi Muhungwe, muri nge namaze gufata undi mwanzuro. Ndavuga burya ngiye kwirinda gutinda mu by'isi. Ubwo agahengezemo ku mwana wanjye wa 8, burya umenza aricyo gihe Imana ishaka ngo nyikorere. Yanka yangabiye byageze nyuma mbisobanuje, umuntu arambwira ngo ni impano iri muri wowe Imana ishaka kugira ngo ukoreshe. Ndavuga ni impano gusa. Mva hasi ndasenga uko byumvise, kuko njye hari n'igihe nabaga nkungu twicaye turi kuganira nkumva ibintu binjemo nkabikubwira. Ejo bundi twarukambura atari kuzimamira bya bintu twaganiye uziko nabibonye, ariko simbitindeho ngo menye ngo ni ibiki. Buhoro buhoro rero ku mwana wanjye agenda akira, mbona koze dede, mbona aragiye mu gihe cy'amezi 3 yari yabaye muzima ari kugenda. Haleluya. Ndangije rero mbishimira Imana cyane cyane. Nayo mpamvu bintera imbaraga, bintera ishema ko nta kimana inaniwe. N'abandi wenda baba bafite abana barwaye indwara babona ko bidashoboka ko zakira, Imana nta kiyinanira. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Lazaro yarapfuye yarangije iminsi 3 mumva. Yarategetse avamo. Ya Mana rero irindi jambo ryayo, irinda kwera kwayo nubiracyahari kandi nizisaha irakora. Icyangombwa nuko uyiha umutima wawe. Hanyuma mama Iradukunda, hari akabazo k'amatsiko ngize. Umuntu akwitegereje kuri kamera za Iyera TV ndetse na Elayo TV, akareba uko wambaye, mu by'ukuri rwose uri umumama uberewe. Murakoze. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, waba uri minisitiri cyangwa waba uri depite runaka, kuko ndabona uri umwe mu bantu rwose Imana ihaye kwambara neza. Icyo ni kimwe. Ukora iki gituma uberwa bingana gutya, kiguhereza kuberwa gutya? Kabiri, urimo uravuga ko ufite abana 9, kandi benshi abana 2 bahindutse umwinubo ku buryo bukomeye, 3 mbese ni urundi rwego, 4 ni urundi rwego. Umuntu uko abyaye umwana aravuga ngo sinzabona ibyo kumurera, ubwoba mbese ku buryo benshi barabyiganira kwifunga, urabizi, amaonapo, inshinge, ubupira n'ibindi. Yewe abapfuye nabi bo barananiga bakajugunya ati reka uyu ibingibi izi stress, abana basa n'abahindutse stress. Mu by'ukuri ukora iki aba bana bangana gutya, umuryango ungana gutya ufite? Uwutungisha iki? Uwutungute? Ese nta bana waba ufite mu by'ukuri bataniga kubera ubwinshi bwabo? Aba bana geragezo ako kantu kari buze kugira abo gafasha. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo Jean Paul. Imana ni ngari. Numva gakiniga.
mbo sinakubwiye ngo umwana wanjye ko yitwa niwe mubyeyi uwiteka niwe mubyeyi birahagije mbo nkora umurimo w'Imana kwa kundi nafashe umuhigo nkavuga mana mfashe umwanzuro byanga byakunda ngiye gukora umurimo wawe njya nkora umurimo w'Imana izi saha nsengera abantu uko nshobojwe Imana ikagira ikirema izi saha nuko nyine n'ubuzima bwo gusenga mu yandi magambo umurimo wawe ubu tuvugana nuwo gusengera abantu gutyo abarwayi n'ibindi bintu nk'ibyo hanyuma Imana yakora igitangaza se bikagenda bite mbo bakakwibuka tubwire iyagaburiye Eliya ari munsi y'igiti cy'umuroteri na nubira cyahari amen ya yindi yatunze Yohana ari ku kirwa cy'Ipatiyo yego ngo yafataga ngo igisiga cy'ameru kikamuzanira inyama n'izi saha rero irahari mbo hari uburyo njya nkunda nanjye kinze kikugereho mu izina akira mu izina rya Yesu noneho njyewe hari ukuntu njya nkunda kubwiriza abantu nkababwira ngo gusenga ni iki mbo ni ikiganiro ugirana n'umuntu utari kureba wizeyeho ubushobozi bwose kandi utajya utwumvira ubusa ukamubwira utamureba nawe yajya kugusubiza akagusubiza mu mirimo myiza mu bikorwa byiza by'ibyo wamusabye kandi utari kumureba ukamubonera mu bikorwa byiza mbo njyewe njya nsengera abantu kandi sinjya ndobanura ku butoni uko uje uri kose niyo uje ngo ndi umukire sinjya mbura sitoke mu nzu iwanjye ntumbaze ukuntu Imana ibigenza Jean Paul simbizi ndasenga mbo twagenda tugasengera umuntu najya kubona nkabona mpuye n'umuntu mu nzira ukabona arikanze ariko mpita mbona ko ari Imana yakoreye muri we yego ikaba ngo mwana wanjye nakwishimiye burya aho wagiye witinya nubwo utashye gutya ariko hari igisiga kigutegerereje cyameru cyo gisiga none wajya kubona ukabona ahise agira ubwuzu we ngo mamira dukunda we gusa ngo maze imitsi nakubona ntiwamburiye ko ari ukutansura wangu ngo none ngo agafanta najya kubona nkabona mpaye nk'ibihumbi 20 nkabona mpaye nk'ibihumbi 50 ku mutima nkavuga ntabwo ari wowe burya Imana iri kugenda iruhande rwanjye ikokeje igitutu niyobora banke zose ubwo nyine ubuzima bugakomeza abana banjye bose bariga nubwo buryo bigamo ni mu gusenga kandi sinsabiriza umugabo ntiyaba afite akazi akaba wenda ni pasiteri utware ni pasiteri n'abari mu murimo abari mu murimo kandi burya n'itorero dusengeramo ingope ni pasiteri n'umurimo w'Imana dukora yo yonyine ikishugurikira mama iradukunda n'ikindi benshi batandukanye aka kantu bamwe na bamwe iyo basenze bakabona ntawe ubagiriye impuhwe barisabira oya nge ntago ariko mbayeho bo Jean Paul reka nkubwire ngiye kongera ngo ubundi buhamya gatoya ntago ndaba nsubiye inyuma muri icyo gihe agapa rwaye nari mfite inzara yego ubwo nvuga ngo umutware wanjye yavuye mu gisirikare amaze kuva mu gisirikare ajya gukora mu ruganda rwa Supermarché Goma yahembwaga amadolari 400 ku kwezi nari umugore ukize mfasha abantu nambika abantu mbese ubwo nari naradamaraye gusenga ariko bitari ntabyo ariko Imana igiye kuncisha mu ruganda unega amatwi cyane akazi kaba kavuyeho yego amafaranga y'imperekeza bamuhaye njya kuyacuruza ya mafaranga arahomba tujya gufata ideni rya banki wageze wanjye wabonye arantu nari nubatsaga fondasiyo ngiye kuyubakisha mbwira umutware ntiwoya ntireka ducuruze tuzunguka tuzubakisha inyungu kumbe Imana igiye kuncura bye iyungurure neza amacenga nyuze muri agati yego noneho ubwo yararwaye noneho bigera igihe dufata n'ideni kuri banki muri icyo gihe agape yararwaye ideni ritunanira kuryishyura kandi twaracuruje turahomba na ya banki arahomba tugeze dusigayemo muri 2 miliyoni twari twafashe dusigaramo 260 byari bitumye bateza inzu yanjye cyamunara uzubwishahana Imana noneho muri icyo gihe noneho nashatse Imana nkajya nisesekana nkavuga Mana ndi kugushaka nkubone nahatinjirwa nkavuga Mana ndi kugushaka ntabwo natinyaga kurara hanze nivuga Mana basi ndere ko ndakubona utungutse na hariya hejuru burya Imana yaranyumvaga Jean Paul igiye kunyishyurira ideni yari nyujije ahantu
sindahavuga ngo iki yarinyujije ahantu ku muntu utankunda ufitanye amakimbirane ateye ubwoba Imana yishaka inzira irayishaka isa no ku mwanzi wawe ariko ikagusubiza umuntu tutavugana yambwiye ati pupu ntukongere no kumamagara ariko Imana itabura uko ibigenza yabonye ukuntu umubabaro wanjye uri igenda imukoraho ntabwo aho kugira ngo bateze iyo nzu cyamunara n'abo bana bose ideni baraza bararinyishyurira ariko babaraga amafaranga nkagira ngo ni ibipapu ariko nkaba nari navuye ku musozi wa Muhungwe naho Imana imbwiye ati narya deni ufite naryo ndaje ndyishyure ubwo barinyishyuriye ariko utariki 9 itariki 13 bari buze guteza inzu nabonye Imana Jean Paul yari yabimbwiye ku musozi wa Muhungwe muri ibyo bihe rero ndasonza ntange songerayo gusabiriza turasonze naba nabonye ikiro cya kawunga n'abana 8 bari 8 icyo gihe bari 8 we inzara ikaturya Jean Paul yego naba nagize amahirwe naba nabonye desa nkagenda nkagura inusu ya kawunga tukayitekamo igikoma saa 6 na nimugoroba inusu ya kawunga mu bana 8 nawe wa 9 nanjye wa 9 ubwo nukwanga ubwo buzima bukomeye bwarabaye ubwo umutwari wanjye batari bamusengera upasteri ati rero burya umugore wanjye ntago abana bagiye kumfira mu maso afata inzira ya Kigali gushaka akazi ubwo yabayeho mu buzima bwe bugoye nanjye ndi kugokana n'abana ariko nabonye Imana noneho bigera igihe kubera ko Imana yambwiye ngo ishaka ko mba mu buzima bwo gusenga mbo bigera igihe mbona tuburaye nk'iminsi 3 n'ababana 8 cyane iminsi 3 nkajya mfata amazi nkakoroga super deep nkabaha yego buni nkababwira ni muryame muraza kwicura byahiye nanyuze mu nzara Jean Paul mbo igihe kiba kirageze nkajya ndavuga mbo hari umfite bita Ineza nineza pfukama hariya kwizera jya hariya ashimwe jya hariya woshima Imana nawe bwira Imana uyibazi neza yayiri hehe nawe kwizera uvuge ngo Mana mfite kwizera mubwira Imana ibahibiri Imana igiyumva Jean Paul hari umunsi umwe yabinkoreye kenshi ariko si n'umunsi umwe najya kubona nkabona umuntu yabuza amahoro nka saa 4 z'ijoro akaza yikoreye ibiryo bihiye ngo numvise ijwi rimbwira ngo mbe ko ntaheruka kugusura Jean Paul ibiryo bihiye akazana n'ibibisi bararya nk'iminsi 2 igihe kiragera bo noneho rugamba rukomeye birandenga bomba mfasha abana banjye 2 bamwe mbohereza kwa mama mbyara nihanganira abandi 6 basigaye naho mbona biranze bigegero ndavuga rero Mana sincoboye gusabiriza ahubwo reka nshobore nipfire Jean Paul saa 7 z'ijoro fata abana mpeka agape akandi baragaheka ubwo nari narangije kuba ko ngiye kugenda nkabata mu kivunga siga nanditse urwandiko ntago ngiye kwicwa n'inzara n'abana ubuntu bw'Imana iyo buri ku muntu Jean Paul Imana nta gituma arenga inkombe kandi buryo ubuntu bw'Imana iyo bukuriho Jean Paul ubyiyumvamo ugera igihe ugambiriye gukora ikibi ntumbaze ikintu kikugarura uhita uhura neza y'Imana igahita indura ya migambi yari kurimo birahinduka ariko birahinduka Jean Paul mbo ubwo mba ndagiye abana ndabashoreye ndabamanura ngenda ndi gukwepa none sinzi ahantu nakwepeye mba nkubitanye n'umumama wari inshuti yanjye urumva mu myaka ingana gutya gape yararwaye ntago yaramperuka akimbona hari nka saa 4 z'ijoro wewe ngo mama iradunguraho ntindakome wagiye ko ntakikubona ngo narabimenye ko warwaje umwana ngo barambwiye ngo umwana we yarwaye ikibyimba mu mutwe ngo nubwo nagusuye ngo mbabarira atangira kunyisobanuraho kandi ubwo ntabwo aziko chore abana kite gahunda yuko ngiye kujya kubaruha mu kivu nanjye nkavuga Mana mbabarira nkitamo ngasiga nanditse urwandiko ntitwari twishwe n'inzara ntabyo yarazi ariko Imana yari yabibonye kwigiye guhita incira akanza aho ngaho arangije ati basi iri joro ugiye hehe Satani ranyongora ngo mubwire kuje kugura umuriro aho hafi abantu bacuruzaga umuriro ninarinje gushaka umuriro ngo basi ngo mbabarira ngo banze winjire mu gipangu cyanjye umva iyo Mana kandi ubwo navuye mu rugo nsezera Imana niba utabara undabara ariko nutanabara mu kivu turajyamo abana bamaze ngo mama ngo tugiye he ugiye kwiyahura tugiye kwita mu mazi da inzara iraryana Jean Paul ugiye kwiyahura n'abana 6 n'abana 6 Jean Paul ubwo uwo mu mama anjyana iwe
ubwo amaze kunyinjiza iwe aranyicaza 0 minute ubwo abana banjye mpamagara umukuru ndamubwira ntimundindire hari hepfo ndaje bakambaza mama iri joro tujyanye ni nyine tugiye muri gare gutega imodoka twigira iwacu bajyane kwa mama wanjye ariko ntago ariko byari biri kandi mfite urusaku rwinshi mu matwi rw'abadayimoni ngibyawe birarangiye ngibyawe nkumva mbese gupfa n'abana banjye kugira babariye ku isi nkumva ko ari nyine twashobora tukipfira ni benshi ubwo turagenda uwo mu mama ako kanya baranzimani yazana amafanta ndeba ukuntu abana banjye fanta 3 icyarimwe abana banjye n'ukuntu inzara ibisha iminsi 3 nindi mu masengesho ngo none se murayarangiza ryari ntiturayarangiza saa 6 z'ijoro ngo none ngo reka nkugirire vuba ugende Jean Paul aho naho mpabona Imana byari bikomeye ahita agenda yikoza mu cyumba mbona azanye agafuka kakawunga yari umucuruzi yikoza mu cyumba mbona azanye agafuka k'umuceri mbona azanye ubuenvelope bwinshi harimo ifu y'igikoma harimo isukari rerererere abazanye n'igikapu cyuzuye birazanye cyuzuye ibitoki yewe ahantu ndi nkahita mbona sinzi ibintu bimbayeho nkavuga aha ndi kwande birandenga arangije ababwiye umuzamu ngo zamu ngo vaye twazi uyu mama w'inshuti yanjye ngo atuye hano haruguru ngo umugeze mu ruguru ahita ugaruka cyari cya gihe cyiza zamu araza arabifunga biba byinshi arangije ati mugende mugeri we uragaruka gutwara n'ibindi mama Yves Imana izamumpera umugisha izamumpera umugisha kandi yankoreye ibyo bintu ariko nawe afite icyo yari yibutse muri iyo minsi nawe yari yaragize ikibazo yararwaye musengera harakomera mu gusenga Imana igira icyo ikora ku buzima bwe ubwo arangije kumfunyikira ibyo bintu ubwo umukozi aje gutwara ibya nyuma ubwo nyine nanjye ndasohoka mama urakoze nireka njye kugura umuriro kwakunda nkoze mu ntoki gutya Jean Paul apfumbatije urunote rwa 5 uruzuzwa none ninya no kureba ariko ndeba ndavuga mama urakoze wihagarara ndangije nireka njye kugura umuriro nizamu ndaje ndebye mbona ni 5 nari ndangije n'icyumweru nta n'umuriro dufite burya mpita ngenda ngura umuriro wa 500 ndangije mpita nsinyara abana banjye hepfo ntimwihute nsange mwafunguye nitugiye kurya nuko nababwiye haleluya barazenguruka abana ubwo muri abo bana banjye umukuru wari urimo yarari kwiga nko mu wa 5 primaire nari ngowe baraza nsanga bageze mu rugo ndafungura mpita nshyiramo umuriro ndangije nsuka ibyo ngibyo nyine baduhaye mbirundaho ndangije mbwira murakoze saa 7 z'ijoro sasa mfite ubuhamya turabyina nibana banjye muri kumva murarya iki buri wese agahitamo icyo ashaka none abaturanyi barahurura baraza mamira dukumwabaye iki saa 7 z'ijoro ntituri gushima Imana hari ibyikoze ngo twari tugize ngo umugabo wawe aragarutse ntihoya ntibyikoze nashaka baretse kugaruka Jean Paul iminsi 2 icumye haleluya nyuma yaho Imana imaze kunkorera ibyo nibwo nagiye gusenga mpagarara mu iteraniro ndabara rero ntimundebe nubundi nabaga nambaye nsa neza ntago Imana yarampishe nta nubwo nagendaga mu nzira ngo ubone nsa neza oya ngo igukubite igutwikiriye iragakubita ya marigahita igusige ikakumakika gukubita igishahura abantu bakumena ntibamenye ko buri buzima buri mu mutima wawe ntibuse n'inyuma ngeze mu rusengero nshima Imana abantu nkabona bari gutanga kora mugore mwiza kuriya ngo ufite ikibebe ngo urese gubura ngo nawe ngo yagira inzara Jean Paul bakamenye ko washize kumva abanyamwuka babirimo bati bijya bishoboka komera agape wanjye ngo bijya bishoboka handi nshimye Imana abahanuzi sukuzuzwa ngo Imana iratubwiye ngo ntuzongera kwicwa n'inzara guhagarara neza nukuri ko Imana kuva icyo gihe Jean Paul sinda buri byo kurya mu nzu iryo teraniro narindi mureka nongere ngusetse mwarimu waryo ahantu ari Imana imumpera umugisha bamwitaga Papa Clovis byaramurenze ararira kuko nawe ngo yigeze guca muri ubwo buzima anjyaniwe ibintu yankoreye amayira stock yuzuye arangije ankubita n'ibihumbi niba ari 24 nubundi ntahanujujwe iyo twatindanye n'Imana Jean Paul ugatindana n'Imana weho ngwino yegere gusa urasenga avuga papa uri mu ijuru ndagukunda ikavuga umuntu uri nyine narindi kuvuga ibintu Imana yamaze kunkorera muri iryo teraniro
mbo sinavuga ko ari abantu babikoze, ni umwuka w'Imana wagendereye abakozi b'Imana bari muri iryo teraniro. Mbo narindi kubabwira ngo gutindana n'Imana, kandi ntago watindana n'Imana uhagaze Jean Paul, birasaba ngo utindane n'Imana mu isengesho. Kandi narangije gusobanukirwa ko isengesho ni ikiganiro cyihariye ugirana n'Imana. Imana itugirire neza. Isengesho ni ikiganiro cyihariye ugirana n'Imana, kandi bisaba ngo niba uri gusenga ugira icyo uyibwira, umutima wawe, imitekerereze yawe, ubwenge bwawe ubyerekeze kurongura ikubwira. Ubwo rero aho naho nabonye Imana, mbona ko Imana igabura kandi yo yenyine ikishakira inzira. Ubwo twari dukurije handi urukumbwira ngo hari abasabiriza, hari abateka imitwe, ariko nasanze iyo wabanye n'Imana mukuri unyura mu nzira imwe nayo igaca mu yindi nzira, wagera imbere gatoya ugahura n'igisubizo. Imana rero ikomeze kutugirira neza. Ya bivuze ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma uvuze no ku kintu cyitwa gutindana n'Imana, ariko ndashimira Imana ko iyo mwatinda gitajya gukurira amaho. Ntagiye gukurira amaho. Wa mubyeyi wereka nkubwira aka kantu. Nigeze kukubwira ngo abana batatu bonyine, bane, babiri, usanga ababyeyi bamwe na bamwe, si benshi cyane, wenda reka mvuge ngo ni bamwe na bamwe, si bose, usanga babinuba, akumva nta gikeneye kubyara, akumva azapfa, akumva abana be bazapfa, mbese ku buryo usanga afite ubwoba burenze. Hanyuma rero mu buryo bwumvikana, wowe numvise uri igihamya kuvuga ngo Imana, ariko ari akantu wavuze numva umutima urandiye, urimo uvuga uburyo wari ugiye kwiyahura. Noneho nibaza ukuntu wari ushoreye abana ubajyanye mu kiyaga. Hanyuma nibaza uvuga no ku buryo ngo wakoze super deep iminsi 3. Natekereza ukuntu inzara indya ikagera nimugoroba, numva ndi gusamba wagira ngo ngiye gupfa. Nibaza abana 8 bose bari biciwe inzara, bari bishwe n'inzara mu gihe kimwe, mu minsi imwe, kandi bakicwa n'inzara icyarimwe, abana 8. Hanyuma reka mbwira abantu badukurikirana, mbabwire ngo bantu b'Imana, ntacyo tuzireguza, kuko hariho n'ababyeyi basigaye bica n'abana ngo ntabwo bazabona icyo babatungisha. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu bikwiriye. Ibi bintu bigomba guhinduka. Abana ni umugisha, ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Imana yabaguhaye, iba yabaguhaye hari abandi yagize gute, yabihimye. Hanyuma ariko mama pasteur, turenza aho hantu, reka mbivuge y'ukuri na mama pasteur, niba utari wanabivuze wenda niba abantu batabyibukaga, mu by'ukuri umaze kuva hariya hantu, ndahamya neza yuko amafaranga Imana yari guhaye hariya hantu n'ibyo kurya ndibwira ko byaje bigashira. Ese mu by'ukuri nyuma yaho mwaje kuba muti? Nyuma abo bana kugeza ubu nuko ngo muri icyo gihe wibuke ko nakubwiye ko muri abo bana 8 nari mfite 2, umwe aba kwa murumuna wanjye, undi aba kwa mama wanjye, ubwo nari ndi kumwe na 6. Byaje gushira, ariko muri nge biza gushira namaze kumenya neza ko Imana ica inzira. Hari ijambo ry'Imana nasomye rirambwira ngo, nubwo ntari kwibuka igitabo ririmo, rirambwira ngo mbese ko muzi guha abana banyu ibyiza, muri Matayo, ngo ni gute ngewe ukiranukana nanirwa kubaha ibyo munsabye. Ubwo nahise mfata systeme yo kuba umunyamasengesho, ariko nkajya nshingira kuri icyo kintu cyane. Nasenga nkavuga, data wo mu ijuru we, waravuze ngo ntago umwana yasaba umubyeyi isamaki ngo amuhe inzoka, ntiyamusaba igi ngo amuhe sikoropiyo, ntiyamusaba umugati ngo amuhe ibuye. Kandi koko tubikora turi babi, ndabizi ko rukiranuka muri byose, kandi pe narabisabaga Imana ikabinkorera. Nizi saha ubuzima mbaye mu buyobera benshi, ntashaka gukora, yashyize amaboko mu mufuka, ariko ndabizi neza ko mfite yego.
ariko ndabizi neza ko yego ariko ndabizi neza nukuri ndakora kandi Imana ikampemba ndakora Imana ikampemba kuko nagerageje no gucuruza ngira keya mu buzima bwanjye ngira keya ngacuruza n'abantu twacururije hamwe bakavuga mama Iradu wagurishije ariko najya kubara ngasanga nakoreye muri zero benshi ntabwo bajya babyemera ibyo ngibyo nanjye naje kwemera nakubiswe bigera igihe kwa kutumva ndibuka hari umupapa umwe wigeze kuza aransoho umukozi w'Imana bamwita Eto sinzi hano yasengeraga abanyuzeho kuri depo arangije arinjira arambwira ati mama winjiye ahandi kukureba ibyo wakoze kuko narinjiraga ngasenga ati none Imana irambwiye ngo ibisi ibyawe nareba indagara zuzuye muri depo nkavuga si ibyanjye none Imana niba atari ibyanjye ni ibyandi ariko iyo depo nayivuyemo no kwishyura byananiye mbo bigera igenda muhamagara ndamubwira mbawera unsengere byanyobeye mbigenze gute ngo hari ahandi Imana igushaka ariko ibyo byose nuko ntari nakamenya ariko maze guhishurirwa nukuri nabonye data ko agira neza kandi kiyo wamukoreye ubishyizeho umutima ntiwumva amagambo y'abantu baguca intege ntiwumva induru zigusakuriza wewe ugahanga amaso Imana yonyine ukayikora mbese tukagerageza nta kimana itagukorera bivuze ngo iyo ukigaganyaza ugiharira ahubwo aho kugira ngo ukemure ibibazo urabiteza narabibonye Jean Paul natangiye mfite amafaranga yanjye bwite miliyoni 2,800 uko ncuruza nkabona ndikunguka ariko igihe runaka gishize ngiye kubara nsanga burya ndi gukorera muri zero ndavuga se ko ncuruza nkunguka nkaba ncuruza kurusha abandi ye Imana igikundira impuza n'abantu bo mu Buganda baraza bakajya bakira imizigo yabo iwanjye mbese inzu nakoreragamo bayigira depo abaje kurangura niba baje bakambwira ngo umufuka ni 100 nge nkongeraho 5 yego kugira nzabone uko nishyura depo ariko ibyo byose byahindutse ubusa Jean Paul bigera igihe uko mbona ngenda nsubira inyuma nkavuga ni ibiki ndongera mba ngiye mu murenge sako baranguza ariko mbaza nafashemo 1,800 kubyishyura niyushyicyuye bigeze nyuma mbwira umutware nti rero reka dusenge menza ubucuruzi atari impano yanjye kandi ashobora kuba ari ibyo biri kuduteza ibibazo mu rugo turarisimbutse inzu yacu ntagitejwe cyamunara ndacyari gukomeza kwihambira mu bucuruzi ubwo nyine maze gufata umwanzuro nkajya ndasenga ariko nabonye ko nukuri iyo wumviye Imana nukuri ari ijambo nigeze kukubwira ngo Eliya munsi y'igiti cy'umurotemu yaragiye kugira ngo yipfire nawe amaze kwiheba ariko ubona ko mu bahanuzi b'Imana nta wundi usigaye ari we wenyine ariko ijwi ry'Imana riramusanga arambwira humura Eliya we haracyari 7 bitarapfukamira Bali none hari kijya kintangaza ikakoresha igisiga cy'ameru akaba ari cyo kijya kimuzanira umutsima n'inyama iryo jambo ro ryarankomeje numva ndongeye ngize ishyaka yo kugira ngo nkorere Imana hanyuma abakunzi bacu badukurikirana turimo turasa naho tunagana no ku musozo hari ikiganiro njya nkunda gukora cyitwa bigomba guhinduka naritegereje mbona ibintu byinshi muri iki gihe bimaze kuzamba haba mu bavuga butumwa haba mu bahanuzi haba mu banyamasengesho haba mu bashumba haba sanga ibintu byinshi bimaze kwivanga ndetse tugera ku rwego rwo gutukisha izina ry'Imana mu bice bibiri by'Abaroma ku murongo wa 21 haravuga ngo ko ubwiriza abandi kwiba wowe ukiba ukabwira abandi gusambana kudasambana wowe ugasambana ngo izina ry'Imana riratukwa kubera mu bapagani mu yandi magambo iyo witegereje ukareba dutukishije Imana ku rwego rukomeye cyane haba mu bahanuzi reka nkubwira aka kantu karambabaje cyane karambabaje iyo ubona umuntu agira atya nkawe aba bana 8 ufite ugahubuka mu bana 8 ugatangira ukaromuka ukazajya wirirwa kuri telefone haro uwiteka ari kumvugaho iki mu mashyamba ndiyo wazajya kwikanga ukikanga umuntu cyangwa se ukagira urya nk'ubu ngubu umeze gutya bavuga uti genda senga n'ijambo ry'Imana ndaryigisha
ariko mu by'ukuri isi ntabwo ikuzi. Ariko wajya kubona ukabona Imana igukubise pase, akarere karakumenye, igihugu kirakumenye, ibihugu 2 3 4 5 umugabane ndetse isi irakumenye. Ugahita utangira uti je mfite inzobe nziza, ati nkobitaho neza, nkanigiriza neza, ati niyo nambaye bobo ndaberwa n'iki. Ugatangira mu mwanya nko guhumbya tuwiteka avuganye nanjye abana 8. Ukabasohokamo ukabajugunya, ukagenda ukajya kwirebera umwana mutoya ngo Uwiteka Imana yavuze. Ndumva wavuze ko umuhanuzi ko ujya usenga Imana ikagukora ku maso, ukagira utya, bikaba ngombwa rwose ko Imana inanyura muri ubwo buhanuzi, muri izo nzira, bikaba ngombwa ko inabigufashirizamo. Ni ubuhe butumwa waha abantu muri bigomba guhinduka? Bigomba guhinduka cyane by'umwihariko abantu basigaye bavuga ngo Imana yavuze itavuze, umuntu akagupfunyikira tuwiteka mbwiye yuko ugiye utazajyayo, Uwiteka mbwiye kugiza amahoro, nta mahoro ufite. Ndashaka kutanga ubutumwa ku bandi bahanuzi bagenzi bawe muri iki kiganiro cya bigomba guhinduka. Nkurikije ibiriho muri iki gihe Jean Paul, birababaje kandi ni ukuri pe, izina ry'Imana riri gutukwa ku bwatwe bw'abakozi b'Imana, ku bashumba n'abakristo. Yego, hari ijambo ry'Imana nasomye, wenda namwe mumbabarire muri some, riri muri Timoteyo wa mbere igice cya 4. Wenda ndasoma umurongo wa mbere, n'urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4, soma umurongo wa mbere n'uwa 2. Haranditse ngo, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Baneza amatwi, bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Baneza amatwi, bazayobya. Ngo wa 2 haranditswe ngo, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Imana itugirire neza. Urukumva ko byarahanuwe, ahubwo ikintu kimbabaza ni kimwe, nk'umukozi w'Imana ubuzi nk'iri jambo, bamwe bazayobywa. Kuki wemera kugira ngo uyobwe n'izo nyigisho z'ibinyoma? Ngewe Jean Paul simpamanya nawe ko umwuka w'Imana waza ku muntu kambwira nk'ubu ngo reba umugabo wawe ntimugikwiranye, ngo impaye undi, ntago bishoboka. Aho ngaho ni inyigisho z'ubuyobe. Hari ukomeje hepfo, hari nabo usanga bavuga ngo gusambanwa ngo Imana yaravuze ngo iyo wabisengeye biba byejejwe. Iri jambo biranditse Jean Paul, ntago ari ibihimbano, ntago ari ibihimbano. Haraho nasomye numva ngo biba byejejwe. Imana itugirire neza. Kandi burya nta cyaha cyejejwe kiba kiriho. Imana idufashe. Ukumva umuntu ngo ngiye kwiba, ngo ndabanza mbisengere, ngo biraba byejejwe. Ukumva umugore ngo kubera ko ngo umugabo nyine ngo ntago akiri kuri size yanjye, ngo reka mbisengere ngo tudivorce, ngo birejejwe. Oya, burya aho ngaho ni bwa buyobe abantu basobanura ijambo ry'Imana uko babyumva, mbese bijyanye n'ibyo bararikiye. Ariko bigomba guhinduka Jean Paul, kubera ko ijambo ry'Imana rirera, kandi ijambo ry'Imana rivuga ibyiza. Turabizi neza, iyo ugiye mu ijambo ry'Imana, hari aho batubwira imbuto za kamere n'imbuto z'umwuka. Mu Bagalatiya ibice 5 n'umurongo wa 9. Imana iguha umugisha komerezaho. Bitubwira ni itandukaniro nshuti yanjye. Yego, imbuto za kamere turazizi n'imbuto z'umwuka turazizi, kandi burya byabereyeho iki twebwe abakristo kugira dushobore kubitandukanya. Yego, kandi nushobora kubitandukanya burya uzakiranukira Imana, nubwo buyobe ntabwo buzakugeraho. Ubwo rero ibyaho ngabo bitiranya n'abatukishije Imana birakwiye ngo duhindure, tureke kurarikira iby'isi cyane. Nasanze nta kindi kibidutera Jean Paul, ni ukurarikira iby'isi. Imana nidufashe, ni ukurarikira iby'isi. Yego, ukareba ntunyurwe n'ukuri. Jean Paul, narabigenzuye nsanga mbese kugira ngo ubuyobe bwuzure mu isi, ntabwo ari abakozi b'Imana gusa, n'abakristo b'iki gihe. Urabizi ugiye mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera, abakozi b'Imana bajyaga batungwa n'abakristo. Yego, kandi ntawe bibabwirizaga kuko umwuka w'Imana w'ukuri wabagamo akabibemeza ko bagomba kubikora. Ariko no muri ADPR ingikizwa najyaga mbibona,
ukabona bita ku bashumba kandi abashumba bakanyurwa, ukabona hari ukuntu twebwe twajyaga dufata n'imyaka tukayijyana ku rusengero, ariko muri iki gihe ntiwabibona. Satani rero yaramanutse agira ikintu atera mu bakristo cyo kwikomeza ku mitima, mbese ku ubugugu. None ubugugu bwaba mu bakristo babandi nyine nabo bakozi b'Imana badafite kwihangana n'ukuri muri bo, yabona ubikomeye agatangira akakwigira tekinike. Ariko nanone mama pastor aho ntabwo tugendanye, ntabwo tugendanye. Impamvu ya mbere, ubundi bigenda bite kugira ngo umuntu ufite umwuka w'Imana wahawe ibyo kurya by'ubugingo nyabyo, mbese byari bikwiriye ko usubira inyuma ukajya kumwigisha gutanga amafaranga? Ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye. None se ubwo ntabwo wumva ko impamvu abantu bashobora kugira gutya bakanifata ari uko banyunyujwe? Reka nkubwire, ururondwe uraruzi? Ndaruzi. Inguha ndaruzi. Yafashe inka iyirekura ari uko imenetse cyangwa bakayikeba. Niba umuntu azahera ku itariki ya mbere adashobora kwigisha abantu agakiza, ahubwo abigisha icya 10, abigisha amafaranga, ninde muntu urimo mwuka wera w'Imana wahawe ibyo kurya bikwiriye, ijambo nyaryo ry'ubugingo, wasubira inyuma ukajya kumwigisha gutanga icya 10 n'amatungo? Mbo ibyo ari bya bindi abantu barageze nubwo bashobora kwibana, ntabwo wumva yuko bashobora kwibana kubera ko bavuga bati hano hantu turabona bitakiri gukorera Imana, ahubwo turabona yuko twahindutse imirima abantu bahora basarura kandi batarigeze banayibibamo. Ntabwo wumva ko ibyo bintu nabyo bishobora kuba impamvu yabyo? Mbo ndabyemera mama pastor, abantu babaye abagugu, ariko se kuki abantu babaye ubugugu? Wowe umuntu ntumwigishije agakiza, wabyumvise, ahubwo uramwigisha gutanga amafaranga. Eske Imana yigeze dutuma amafaranga cyangwa Imana yadutumye ubugingo bw'abantu? Niryo rya jambo ry'Imana amaze kugusomera riri muri Timoteyo wa mbere iki gice cya 4, ngo ni inyigisho z'ubuyobe bijyanye n'irari ryabo. Wumvishe ko afite inkovu z'ibyaha zimeze nk'ubushye. Ubwo no kuvuga ngo abantu nk'abo ngabo mbo usibye Imana yonyine ko bagarura no kubasengera bigahinduka. Oya, bigomba guhinduka. Hanyuma nigeze kukubwira kubigendanye n'iby'abahanuzi ati tambutse ubutumwa. Reka nkubwire iki kintu cyarambabaje. Ibi bintu bireze ariko ubutumwa nshaka ko dutambutsa nuko abantu bitonda. Yego. Kuko icyambere mbere iyo umuntu yumvaga ikintu cyitwa umurangi, yumvaga umurangi atari ku murangi ni igiki, hano waruzi n'icyo ari cyo. Ariko ndagira ngo tubwire abantu bitonde, ubu ngubu abahanuzi, abitwa abahanuzi ni benshi, baradutse ku bwinshi, bitabujije ko abahanuzi bahanura iby'ukuri kw'Imana baracyahari, ariko ntiriwe nanabyivugira. Ndashaka gatoya nari ngiye guhita mbisoza, ariko reka mbireke ahubwo wowe ubivuge. Ibi bintu wenda wowe ntabwo urumva uwo basenyeye urugo, ariko ndabizi ingo z'abadamu. Noneho reka nkubwire mu pasteur, uzi kugira ngo uri umugabo, ari umugabo nzi gutya, afite umugore, yari afitanye abana 4 n'umugore. Gihe kingi cy'umugore ari Uganda, yamufashije kwiga, aramufasha, ifaranga ryose umugabo atoye akarimuhereza. Ari umuvuga butumwa kazi ngo wadanje hari akakiro, yirirwa agenda ahantu hose mu matayifa, kugera ku rwego umugabo afashe utwafashe amurihira. Uzi ikintu cyabaye? Mu gihe yamaze iyo ngiyo yiga, yagiye kubona umugore afite inda. Icya kabiri, yagiye kubona araje afata abana, aramusezera. Iki ngiki abiyo umuvuga butumwa kazi wirwaga agenda ati zomene dotaye ni umuhanuzi n'iki. Uyu mugabo iyo muganiri yarahungabanye, ntiyigeze atekereza n'undi mugore, yabaye igishushushungwa. Iyo uvuze Imana ahita ujya kubona ugahita ubona aragiye, iyo uvuze abavuga butumwa ahita yikubura ukabona aragiye. Ntakeneye umuntu n'umwe uvugira Imana aho ari.
none ndagira ngo nkubaze ubugingo bw'uyu muntu urumva buri kurinde urwo ni urugero rumwe nguhaye izindi ngero zifatika zonzi abagabo abahanuzi abantu bitwa ngo n'abahanuzi bamaze gusenya ingo z'abagabo nukuri umugore bakamuvana mu bana ngo Imana iravuze ngo nagende ngo umugabo afite sowe umugabo bakamwohora kandi kibabaje biravuga ngo abantu banjye bapfuye bazize kutamenya none ndagira ngo nkubaze kugira ngo uyu mwuka uhagararira ahangaha muri bigomba guhinduka abantu bazamenya gutandukanya gute ubahanuriye iby'ukuri n'ubahanuriye iby'ibinyoma. Jean Paul ibyo bintu bireze kandi burya ntago biba bivuye ku Mana ntago ari umwuka w'Imana pe kuko umwuka w'Imana ntabwo utandukanya Jean Paul oya nta kibazo ndimo ndasoza bwari ubutumwa ariko ubwo ni ukuvuga ngo ntago umwuka w'Imana atandukanya ku bwanjye wenda abantu badukurikiye birasaba ngo niba uri umukristo usenga saba ubwenge ku ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo muri Yobu ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka birasaba ngo twubahe Uwiteka tugire ubwenge kandi tujijuke kandi burya umwuka w'ukuri ukubwira iby'ukuri atari Satani yaguteye nawe ubwawe ubyiyumvamo yego hari n'indi ryambwiye ngo ubuhanuzi bwose siko buva ku Mana aho kuko buje niba ufite ubwenge vana n'ikizimu kigundire icyo ubona atari kizima ukireke nkaba nabwira abantu kugira abantu nukuhitondera cyane ku bahanuzi burangiye no mu buzima bwanjye sinjya nemeranya n'umuhanuzi uza ngo ndasenze ngo Imana irambwiye ngo ugiye gupfa yego aho ngaho ushobora kubibwira umuntu ugahita umuhahamura kwa kumuhamara wenda kumuhahamura ashobora kuba atagiye gupfa mu buzima busanzwe wenda agiye gupfa ku cyaha ukabona umuntu abaye ukuntu uri kumva ko natwe Imana iba yabwiye banza usengera iby'Imana ikubwiye nibikwemeza ukabona ko ari ukuri ubivuge yego abenshi rero bitewe nuko ugenda ugahanura umuntu bitewe n'icyara ari cye kimurimo nawe ukagendana nawe ukananirwa kumubwiza ukuri hari uwo nzi nanjye bahanuriye arangije ati umugabo aragenda ararindagira Uganda umugabo wamukundaga kubitwara turanye hano ageze iyo araruha umuruhu mwinshi arongera aragaruka umugabo ati burya sindi bugutunge mpereza abana banjye usubire mu byo wagiyemo izi sani mayibobo yari umuhanuzi kazi yego ariko ubwo we yamenye ubwenge kuko abamuhanuriye hari ukuntu bajyaga babigenza nk'ubu nkakubwira Jean Paul ngewe mfite gahunda imeze gutya wenda genda uhanurira umuntu runaka umubwire ko Imana ivuze ko ari ngewe kandi ubwo nukuri nukuvuga umwe agatuma undi rwose umuhanuzi mugenzi agenda umumbwirire ko ndi Uwiteka uvuze we yego nawe wundi bigomba guhinduka bakozi b'Imana mukareka mugahanura ibyo mwabwiwe n'Imana mbese ngewe ngenzura nkavuga nti n'iki cyorezo cyaje nukubera twebwe twiyisaba Kristo tudakora ibikwiriye iby'umukristo ukabona mu rusengero Jean Paul nge nawe turuhagazemo turaba Kristo turaramya Imana tubyine duhimbaze ariko mu gitiba ndikwa ngo dore cya Jean Paul ukuntu kimeze ngo dore ukuntu cyari Imana itugirire neza nimureke bihinduke isi yose nibihinduke burya dufite imbaraga mu biganza byacu zo guhindura isi Jean Paul bijyanye n'ubutumwa amaze kubaha rero reka dusenge kandi gusenga ndabikunda cyane kuko nasanze bigira umumaro iyo wasenganye umwete n'ukuri ibintu birahinduka ntago Imana ijya idukoza isoni reka rero kubadukurikiranye mwumvise ubuhamya mwumvise urugendo rurerure nanyuzemo ubuntu bw'Imana bukambaho namara nkagirirwa umugisha wo kubisobanukirwa nkamenya ko gutindana n'Imana bimfitiye umumaro nawe unkurikiranye gerageza muri iyi minsi igoye ureke gutinda ku bantu ureke gutinda ku bintu utindane n'Imana bizakugirira umumaro reka rero dusenge Imana ibaho umugisha mwami Imana yacu Imana iri mu ijuru
Imana ishoboye byose, Imana itaginanirwa. Njya ngukunda kuko uri umubyeyi wacu, njya ngukunda kuko uri inshuti nziza. Ibintu birahinduka, abantu bagahinduka, ariko mwami wanjye ntabwo ujya uhinduka. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ubuhamya tumaze gutambutsa, ijambo ry'Imana ryawe twumvise, ndabizi neza ko rijya rirema bigahinduka. Reka abo turi kumwe kuri Iyera TV, reka abakurikiye iki kiganiro bari hirya no hino, Jehova Jire, bigende bihinduke, ijambo ryawe rigende rireme ku buzima bwabo, mu byifuzo bafite bya buri munsi. Reka uko bukeye nuko bwije bagiye babona imbaraga zawe, mu izina rya Kristo Yesu. Nzi kuri Imana nziza, nzi kuri Imana ikiranuka kuri byose, kandi ntawagushatse mwami Imana ngakubure. Nkaba nizere ko abadukurikiranye bigiye guhinduka, bakongera bakagushaka bushya wa Mana we, bakongera bakabana nawe mu buryo babanaga nawe, nabyo bigahinduka mu izina rya Yesu. Kandi papa, nzi kuri kunyumva, uburyo barabana nawe byahindutse, nawe urakorana nabo byahindutse mu izina rya Kristo Yesu. Bityo ubutumwa bwiza bukomeze bwamamare mu isi yose, abantu twongere tukugarukeho, izina ryawe rikomeze kubahwa muri byose. Ndagushimye rero kuko utwumviye, reka umugisha utuganze buri muntu wese mu memerera arimo, yaba myiza yaba mibi. Reka Kristo wanesheje bihinduke, ibyiza biremeke, ibibi bigende bihinduke. Kristo wanesheje, kunesha kwawe gukomeze kuganze mu bawe. Ndagushimye rero kuko uri Imana itwumviye muri byose, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka rero dutangire ubuhamya, twakira uyu mubyeyi aduhe ubuhamya anadusengeye, cyangwa se abanje kudusengera kugira ngo mu by'ukuri Imana ikomeze kudushyigikira mu kiganiro, tugitangire neza tunagisoze neza. Karibu mama. Yego murakoze, nari namaze kubibwira amazina yanjye, ariko Kambabazi Helena, Murekatete, umutwaro umwe, pani pasiteri n'abana 9. Tubayeho neza dushima Imana, dukorera Imana uko dushoboye kose, tutarobanuye ku butoni. Mbere kugira ngo ngire ubuhamya ntanga ku by'Imana yankoreye, reka tubanze dusenga. Amen. Mwami Imana yacu, uri Nyiringabo, ntawe uhwanye nawe, ntawe hasa nawe. Ndagushimye, nibyo amaraso yawe ajya ahuza abatari kumenyana. Reka ngushime kuko umpuje n'abakozi bawe. Reka ngushime kongeye kumuza n'abantu hirya no hino batandukanye kuri Iyera TV na Erayo TV. Mana nushimwe, burya byari mu mugambi wawe, kandi niki ni igihamya wari warabivuze. Unyemerere rero abantu bose bagiye gukurikirana ubu buhamya bihinduke mu izina rya Kristo Yesu. Abahagarariye iri vugabutumwa ryamamara mu mahanga yose, ibyabo nabyo bihinduke mu izina rya Kristo Yesu. Reka ikiganza cyawe kijojobe neza kibe kuri buri mwe wese mu izina rya Kristo Yesu. Ijisho ryawe ritajya rihunikira, ryongere ribe kuri buri mwe wese. Icyo ngusabye ni kimwe, urinde impano ziri mu biremwa byawe. Nukuri ndabizi neza nta kiremwa waremeye ubusa Jehova. Abari budukurikirane bose, buri wese yumvemo ko afite impano, umwigishe, kandi mu gihe nk'iki ngiki ayikoreshe bihinduke, twongere duhamye kuko uri Imana ikora kandi byiza ukatunezeza. Ganza rero iyi gahunda ntaba ari twe mu izina rya Kristo Yesu, ahubwo reka presence y'Umwuka Wera muri twe abariza iyobore, kandi ijambo ryawe rireme, ibyo tugiye kuvugira byose byongere biremeke, ubwami bwawe bukomeze bwamamare ku isi. Urakoze cyane wo kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Amen.